ni inkuru ikomeje kuba yacicikana ibintu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bamwe bahita nziza ariko abandi aho baherereye hose ku ruhande rwabo rwose bahita mbi. Aho ngaho kibibona uhise uvuga ko araba ADPR, ariko ntabwo ariko bimeze. Ku isi hose ndetse no mu gihugu cyacu cyose nuko izi nzoga bakomeje kuba bazamagana, abitewe n'uburyo izi nzoga zangiriza ubuzima bwa muntu, ariko mu buryo atazi atabasha no kuba yamenya. Aka kanya ubu tuvugana, usibye kuzimena gusa, murabona ko abayobozi batandukanye mu turere dutandukanye bagiye bazimena bakazisuka hasi, bitewe n'uburyo izi nzoga zikomeje kuba zateza ibyago mu gihugu cy'u Rwanda, zimaze kwangiriza abantu benshi, zikaba zimaze no kwica abantu benshi. Bakagira ngo ni uburwayi butandukanye bugenda bubangiriza kandi bunabica, ariko aho ngaho ntabwo ariko bimeze. Uburyo ibi bintu bimeze, izi nzoga iyo umaze kuba wazinywa ziragenda zikaguca intege mu mubiri, zikakwangiriza mu mubiri, ukagira ngo urwaye ibicurane, ari ukugira ngo ni za ndwara zitandukanye, kumva byatewe n'izi nzoga uba wanyoye ariko utazi ko zangiriza. Ndavuga urwagwa, bamwe bayita urwagwa, abandi bakayita umumanurajipo, abandi bakayita nzogejo. Uko bifata uko ubyumva ndetse nuko ubasha kuba wayita. Ese ubundi wowe uyita ngo iki? Abantu benshi bakunda kuyita urwarwa, ariko umuntu wese ubasha kuba yabona igitoki nta kindi ahita akora, kubera akazi k'abantu bayikunda cyane kandi ikabisindisha mu buryo butunguranye, kandi umuntu wayinyoye ni umuyoberwa, habitewe n'uburyo yanyweye nyinshi agenda yikuba hasi akagenda yikuruta. Umuntu wese ubasha kuba yabona igitoki ahita akama, yamara gukama bikarangira ajyanye ku isoko mu bintu bituje ubuziranenge, yewe bitemewe no mu gihugu cy'u Rwanda, agahita bishyira ku isoko, maze umuntu unyoye ntabwo ako kanya ahita arwara, ahita yangirika mu mubiri. Rero izi nzoga bakaba bazikuye mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba basinye ko zitemerewe gucuruzwa, bitewe n'uburyo zibasha kuba zashyira ubuzima bw'abaturage mu kangaratete. Ese muntu wowe wumva iyi video ubasha kuba wakwirinda ibibi, ukabasha kuba wakwinywera amazi ndetse n'ibindi binyobwa byose byanyuzwe mu ruganda kandi bifite standard byuje ubuziranenge mu gihugu cy'u Rwanda, wabiki? Tuguhaye ikaze rero, niwo mungu wanyu usanzwe ubahereza amakuru Didier. Mwibutse niba wageze hano kuri YouTube channel yacu, kanda kuri buto subscribe. Niba ari amakuru waduha cyangwa itangazo watugezaho, watwarikira muri comment, ubundi tukabasha kuba twarisoma, tukabasha kuba twagira icyo twakosora ndetse n'ibyo twabasha kuba twabagezaho. Ukumbuye ko ari video twagukorera, wabyandika muri comment, ubundi iyo video tukabasha kuba twayigukorera tukayikugezaho neza neza. Niba iyi video kandi wayikunze, kandi niba wumva ko ibyo leta iri gukora ariko kuri, ubyandike muri comment, kandi ndagusabye ngo ubashe kuba wese kusharinga ku bandi nabo babashe kuba babona iri tangazo ribashe kuba ryasohoka muri aka kanya. Thank you very much, ndabakunda cyane.